none se umuntu ari muri mood yakwifata video agira ngo ashakaze ubusambanyi hoya ikindi ntabwo Asiya ari inkomyi ku buryo ira video yafashwe atari kureba ko hari video iri gufatwa. Njewe ntabwo kira kigano nagishimye nakibonye mu bujiji bwinshi cyane. Kiretse yaza akavuga ngo ijwi barye ditinze singe. Sabe yasosa igipangu. Ntiyavunitse, yagiye ubutagaruka. Hari uwo yasubije ntiyaje akora ibye kandi Imana yagombaga guhana Mutesi kuko hari ibintu bye byinshi yishiriye hanze. Noneho Imana byari ngombwa ko igira iby'umuntu agira hanze kugira ngo yumve ukuntu noneho inage hanze bifite impamvu. Ndo umupasiteri sinigeze mpuza Asiya n'uriya mugabo, sinigeze mpuza Asiya n'uriya mugabo, sinzi nuko bakundanye. Nkubaza akabazo gato k'amatsiko, ese Mutesi niwe waguhuje? Niwe wamujana. Yego, niki wabwira Mutesi? Nje noneho Steven uwamunyegereza nkamucapa ikizirindwi nziza z'umuriro akamunyuza mu biganza nkamucapa mu matama nkajya mutera ingumi zo munda mu gifu ndani mu mukondo. Ariko wowe kubita Steven? Yego. Ariko mandeka nkubwire uzi umuntu ujya ari yakitakana ngo sinzi ngo ukuntu byagiye ngo ndashiraho 200,000 ahubwo ye cyakunyegereza mu Rwanda batakwifungiye nagufata nka kwifungira wewe. Yarwanaga no kuri coding ibiganira agirana na Asiya kugira ngo bigende bite. Icyaha ntikimuhama akwiye gufungwa ahubwo akanakatirwa. Ni gute bataganiriza Pastor Mutesi akabanza akanacururuka? Oyase nje nsabiye Pastor Mutesi ko bamuganiriza uko baganirije Jackie bakaganiriza ba kamarade bakaganiriza abandi nawe niba mufate bamuha umuganga. Mutesi afite ikibazo mu mutwe akuye umuganga umuganiriza akamwereka ko gira neza nta kibazo ifite, akamwereka ko amajwi yasohotse ari we wayivugiye akwiye kwihanganira nibiyaberamo kuko we na Steven bajya kugambana kuri codinga biriya bintu bohererezanya bari babizi impamvu bari kuri codinga. My friend slipupure icyambere Korode ntago yigeze yishimira amafuti Pastor Mutesi akora. Icya kabiri buri iyo umuntu yiba ntaguhe biragoye kumubikira ibyo yibye. Arayigurisha arayigurisha miliyoni 10 zagira neza. Ninde wazimuwaze? Mutesi ni umukomba nkweto wa Sabe yari yamuvuyeho ubwo Pastor Mutesi yahuraga n'umuntu witwa Dogita Nsabe yarayakoze impanuka. Jackie ejo yakoze impanuka Uwiteka Imana cinga kaboko yarapfuye sha ariko yarapfuye amarabi ngo imodoka ngo yabuze feri. Uri kumva atarabaye ikibazo Jackie akiva mu bukwe akigaragara nk'umukomba nkweto wa Pastor Mutesi yarabunaze ku mpanuka. Umuntu witwa Rocky Kirabiranye niwe wirinze gusuhuza Pastor Mutesi. Sabe ubwo bavaga gutaha iyo nzu ari kumwe na Pastor Mutesi nibwo twabonye arenga ibipangu. Yebwe nimuvuga umutera mwaka muraba mutukanye ahubwo hari umuntu ugira amaraso atari meza. Iyo myuka y'abarangi rero kubera ntababamo sinamenye iby'iyo myuka ahubwo nkuko bisanzwe nzi ko hari umuntu ugira amaraso akora ku rusenda rukuma. Bibiliya sase hari n'abazinywesha itabi. None Juste hari naho bigera abantu bakazitekesha ibiryo babuzinywe. Bwacye umuntu amamagara ambwa ngo nintareka Pastor Mutesi aranyica niyo yaba atari umutera mwako shitani yaba yaramushyizeho icyasha akwiriye gusenga icyo cyasha kikamuvaho cyangwa icyangiro yaba afite n'icyangiro bamuroze kwitwaza ba Korode akitwaza ba Ezekiel akitwaza ba nibishaka akitwaza abandi nta kibyo bivuze. Igifite agaciro ikosa bamurega abantu nibitutsi yatutsa Asiya. Feredina ishuri ideni umenye ko mbizi. Abantu benshi bakomeje kuvuga ngo Feredina uru rugo araruvamo dore ko nuko wabo kikurangika. Ariko Feredina nose ko Mutesi atarusha amafuti Feredina. Mutesi agira gutya basohoye ifoto yo mu bukwe bwe ashyiraho n'ifoto ya Asiya. Ari mabwira Asiya ngo vuga make nubwo bakuriho nge narangije Slim Jesus. Simwifurize umugoroba mwiza n'ibindi bisoro mwifuza kugira igitondo cyiza. Ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugira umugisha wo kubana na Rivera Pasteur Juste ni Slim Jesus inwanwa TV 5D TV. Uyu munsi turi kumwe na Ukuri Nyako TV. Juste uraho neza? Yego ndaho ndashima Imana. Umeze ute? Ndamahoro. Uyu munsi twagiye kuri gutya tubona mama Pasteur Wanyanasiya ari ku ikiganiro. Gitondo cya karekare. Wanyanasiya Pastor Mutesi. Rero ndi gukunda Asiya abantu babyihanganiye.
Yagiye kubona mbona Pastor Mutesi ari ku ikiganiro ku mugoroba w'isaha y'isa 5:05 hafi 70 ingahe aravuga ati uko byagenda kose uyu mugore arambeshyera ati kandi hari abantu bashatse kunyica. Reka ngusomere titiri kuri kino kiganiro no twinjira mu kiganiro direct. Iravuga ngo kwica Pastor Mutesi akagambane yakorewe ku byasi yagatumye asezera YouTube anagurisha Giraneza TV yaciye miliyoni 10. Tutangirira bo reka mbanze mvuga ibintu bitatu bikomeye. Turi mu gihugu cyiza gifite umutekano ndetse cyane aho umuturage aza ku isonga cyane ariko umugore nanone ku isonga. Ntekereza ko Pastor Mutesi abagaragaza ko ataka ntatabarwe. Aho yazanye amamesaje yahashize ntekereza ko kuri n'amatakira ngo no gushaka kwereka abantu ko arengana. Ariko nyamaze ni kuriya n'ubundi Imana igishyira umuntu ku karubanda ikamugaragaza. Kubera yuko impamvu igomba kumushyira ku karubanda ikamugaragaza ni iyi. Nimba wowe humvikanye amajwi yawe utukana mbere yo kureba wayashyize hanze banza usaba abantu imbabazi ko watukanye. Urumva? Noneho ahubwo nibiba ngombwa usabe ko bakurenganura mugabanye gake. Urumva? Yego. Nibiba ngombwa usabe ko bakurenganura. Muri uko kukurenganura nibamara kukurenganura ariko banza usaba imbabazi ry'ikosa wagize ute wakoze. Kuko njyewe ntago kira kigano nagishimye nakibonye mu bujiji bwinshi cyane. Ni ikiganiro nabonye mu bujiji ku rwego udashobora gutekereza. Ubujiji bwa mbere bwari bukirimo. Nago Pastor Mutesi yakagombye ubwe kuza yamara kuza ngo akore ikiganiro muri ibi bihe. Kuko yakagombye kuba ari kwita ku mugabo we. Ubwo nibwo bujiji bwa mbere nge nabonyemo. Yego. Nago akagombye kuba uri mu kwabu cyashize iminsi ngaho koza ubukwe nguze kwisobanura. Yego. Yari kubyihorera kuko twese twamenye ko ari amajwi ara ya Mutesi. Yego. Sibyo? Ijwi ni irya Mutesi. Keretse yaza akavuga ngo ijwi barye ditinze singe. Ukarye ditingire he n'induzi byasiya na Mutesi nanuza. Ariko ibyo kuvuga ngo baramubeshyera yere kuza gusobanura ntaga ingingo nyamukuru. Ari uko Asiya yakundanye uyu mutipe twangwa icyari na Steven. None se kuba se yarakundanye na Steven wagize ngo hari ikibazo abantu babifiteho? Nta kibazo abantu bafite kuba se yarakundanye na Steven. Ndetse kubaka ikibazo gifitwe n'amajwi yasohotse ari mwatuka Asiya. Aho niho abantu bose bagiriye ikibazo kabiri. Ikibazo kikaboneka kuri video yasohotse. Yego. Urumva? Nimba hasohotse video kandi agasohoka video itari nziza nibyo bari mu rukundo ariko buri muntu wese atatekereza Asiya uburyo cyatamezemo. Kabiri kuba hari amajwi yasohotse y'ikiganiro uyu Asiya arimo avugamo ibintu byinshi kugeraho yameshoninzemo n'amazina y'abandi bantu. Ariko yoko Asiya wabivuga ko Mutesi agiye kwicwa nuvuga burizo kwiga ko Mutesi agiye kwicwa. Gatoya aho ngo navuga ngo agiye kwicwa ari buhite yumvikanisha ko ari umunyarwanda wavukijwe uburenganzira. Yego. Ari hano ugiye kwicarira kamera. Okay. Nono kuba navuga ngo agiye kwicwa ari bubagaragaza nkaho yabuze ubutabazi. Ariko icyo ni ikinyoma gikomeye cyane. Kuba yarandikiwe n'umuntu ama message iyo nimero ikabihari. Sibyo? Yego. Ikindi cya kabiri akaba yarakiriye ama message nimero ikabihari amazina akaba yarayatanze. Ntago nakiyumvishije ko yakagombye kubivuga nonaha ubwo ari kwita ribu ko ari inyantege nkeye. Yego. Kandi urwego rw'ubugenzacyaha rukora akazi karwo neza. Ubonye yaza avuga ngo iri joro banteye. Ubonye yaza avuga ngo umuntu yanyitambitse. Ariko kuba umuntu bamwandiko nose ama message muri comment batwita iki? Je natangiye muri comment banyita ikintu cy'ikibwa, ikintu kiraho, baranose nabayimbwa. Wapi? Kuba rero yaje akavugamo ngo uwo muntu Bosco Empire aramuzi yarari ubwo atanga ko Bosco Empire ari mu ruhare rw'abantu bashaka kuzica Mutesi. Ngo na Pastor Claude baravugana ngo na Ezekiel baravugana. Uwo muntu nawe yandikiye Mutesi ko ngo ko arambiwe ukuntu ngo nave kuri Ezekiel ave kuri Claude ngo Mutesi nave no kuri Bosco Empire.
ko nibishaka tarariho bamuvugiye iki na nibishaka Theogene nawe ariho Mm. reka nkubwire iki kintu rero Pastor Mutesi nabanze yumve ko ari mu gihugu gifite umutekano yego nabanze yumve ko igihugu ahagazemo mubo gicungira umutekano nawe arimo ashimungenge ni umunyarwandakazi kandi amenye yuko mwibutse yuko hari ibyo leta noneho hari ibyo inzego ziba zizi watanazi sibyo nimba yaratatse ko yatatse se yarapfuye yatatse mu bihe byashize ziriya message ni za kera kuriya rero ni ugushaka kwereka abakunzi bagira neza ko arengana ariko yihuse niwe muntu wa mbere narakubwiye Mutesi ngo ibi bintu uzubwira abanyarwanda ngo iyo wisobanye ngo iyo bisobanura urisobanya babaga babikwandikiye kuko yaba ari imvamutima yawe wakagombye kuba uri kugaragaza ibyo wagiye ubwira abantu ntiwisobanure ukarwana bucece ugaceceka kandi nimba uraza gusobanurira nde kandi ijwi rya Mutesi riri hanze niyo waba urengana mirirana nimba hari akarengane wakorewe mirirana kuko twumvishe ijwi urimo uravuga nabi twese turavuga ngo ako kanwa k'umupasiteri kavuga ibyo kandi buriya nanamwibutse ko igisambo ni icyafashwe yego urumva ibyo aza kwisobanura rero ni amatakirangoye ahubwo ari kwisobanya birenze ibyo we yagiye agira ute avuga ninde se uko ufitiye impuhwe zo kuvuga ngo wigurisha agira neza bagize amahirwe wayirimbura ibiza biguhiga biraguhiga wowe nagira neza rero ni ukuvuga ngo ibiza bihiga siya birahiga we n'abana bigahiga n'icyitwa inzahuke bigahiga n'icyitwa inzahuke TV bikagihiga rero niwe wenyine wari ugombye yakagombye kwicara yamara kwicara ntago yakagombye kuza hari isa yarari hari yakagombye kuba ari koza Feredi n'ibirenge yakagombye kuba ari koza Feredi n'ibirenge ubundi uyu mugore mubona azajya mu kwabuki banyarwanda none se ukwabuki kandi yakuvuyemo iminsi ngahe ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ukwabuki kwaba kurarangiye ukwabuki kukaba kurarangiye ukwabuki kw'iminsi ine noneho reka dufate iminsi ine duhite tuyibarira amezi ane yo kuba urwo rugo rusenyutse oya Jiste nimba umuntu akoze ukwabuki kw'iminsi sibyo agahita aza kwisobanura no ku bintu bidashinga yego erega abantu bakoresha YouTube n'abantu badukurikira ndagira ngo nje mba honete mbabwize ukuri YouTube nimba watatswe wirwanisha amagambo kanguha urugero Sabe yasose igipangu ntiyavunitse ntiyagiye ubutagaruka hari uwo yasubije ntiyaje akora ibye ibyo bintu ntibidushize mu bwonko hari umuntu ukibyibuka ariko iyo afungura akanwa kakavuga rimwe wari kureba umuriro umucanwaho urumva Sabe yaricecekeye abantu baraburana ubwabo baraburana si Sabe ni Sabe haza n'akajyama k'amarinete ngo ninjye Sabe ngo ninjye wavunitse urumva urumva noneho birangira ariko nta kibaye kanguhe n'urundi ubundi iyo social media yije yamara kukuzira wewe ukisobanura ubu uri gutiza umurindi no gukuza iki kandi Imana yagombaga guhana Mutesi kuko hari ibintu bye byinshi yishiriye hanze noneho Imana byari ngombwa ko igira iby'umuntu agira hanze kugira ngo yumve ukuntu noneho inage hanze bifite impamvu reka mbanze nyine kano ka video ubundi tugaruka abantu babanze bumve ibyo uyu mugore yavuze kuri mugenzi we yandi umupasiteri sinigeze mpuza siya n'uriya mugabo sinigeze mpuza siya n'uriya mugabo sinzi nuko bakundanye sinzi n'igihe bamaze gukundanira cyokora nabimenye ryabaye yego ati sinigeze mpuza Asiya n'uriya mugabo ariko arabizi yabimenye nyuma byabaye ubwo bishatse kuvuga ko no mwitangira abizi ubundi Rese Steven nk'umugabo waterese Mutesi bwa mbere yuko atereta Asiya we yabishatse kuvuga ngo no mwitangira arabizi urumva iyi ni scam man hari umuntu umwe Steven ngiye noneho Steven uwamunyegereza nka mucapa ikizirindwi nziza z'umuriro akamunyuza mu biganza nkamucapa mu matama nkajya mutera ingumi zo mu nda mu gifu indani mu mukondo ariko wowe kubita Steven yego ariko mandeka nkubwire uzi umuntu ujyari yakitakana ngo sinzi ngo ukuntu byagiye ngo ndashyiraho 200,000 ahubwo we cyakunyegereza mu Rwanda batakwifungiye nagufata nka kwifungira wewe
oya se ndakurahiye ntago nkubeshye afunga pasiteri nawe uri pasiteri nyine nta mwifungira njye ariko reka nkubwire hori ni gute ushobora gusikaminga abantu ubereka ko utazi aho ibintu byavuye kandi telefone ari yawe yafashe ibyo bintu ubundi nk'umugabo w'Unyambusutwa yarwanaga no kuri kodinga ibiganiro agirana na siya kugira ngo bigende bite icyaha ntikimuhama akwiye gufungwa ahubwo akanakatirwa bamukatire nimba baje kibarahambye impeta bakabaganiriza nimba barafashe kamarade bagafata Sandrine bagafata abantu bakagenda bakabaganiriza ni gute bataganiriza Pastor Mutesi akabanza kanacururuka oya se nge nsabiye Pastor Mutesi ko bamuganiriza uramusabiye ko bamufate bagende bamuganiriza uko baganirije Jackie ngo nande nkuko baganirije Jackie bakaganiriza ba kamarade bakaganiriza abandi nawe niba mufate bamuha umuganga Jackie ngo afite umuganga umuganiriza Pastor Mutesi ntago yari yizeye ko hasohoka ijwi rye rimugaragaza uko ameze ikintu cya mbere nose kuganirizwa n'ugufungwa hoya nukuganirizwa nje mvuze babanze bafata umuganga ko Mutesi akwiye umuganga yego Mutesi afite ikibazo mu mutwe akwiye umuganga umuganiriza akamwereka ko gira neza nta kibazo ifite akamwereka ko amajwi yasohotse ari we wayivugiye akwiye kwihanganira n'ibiyaberamo ikibazo gifite nde akamubwira ko kuba byaragiye hanze ibyo bintu bizarangira yere kurwara toroma yere guhura n'ibindi bintu by'ibibazo byinshi we nahagarare hamwe anywe anote umuriro yacanye urumva kuko we na Steven bajya kugambana kuri kodinga biriya bintu bohererezanya bari babizi impamvu bari kuri kodinga my friend slipupure byari ibintu njyari gemba numva natandidibuza nk'icyongereza cyangwa igifaransa kujo mafuro garide comment ça va bien ngo hari ibintu biba bibabaje urumva ni gute ushobora kuvuga Steven se wari kodinga gasiya se ariko Pastor Claude yaje mu mwandiko nibishaka na Ezekiel reka abagabo tubagarukeho urwo n'urwanga banga itonde tugaruke kuri umwe ku wundi juste nicyo ubona Mutesi apfa na Pastor Claude ku buryo mu kiganiro akoze agomba kuvuga ati Claude wowe icya mbere Claude ntago yigeze yishimira amafuti Pastor Mutesi akora icya kabiri buri iyo umuntu yiba ntaguhe biragoye kumubikira ibyo yibye kumubikira ibanga biragora nimba hari ibyo yagiye yiba yamara kwiba ntahe kuri Pastor Claude ubwabyo ni icyerekana ko harimo ikibazo nyine uri kubyumva neza rero Pastor Claude ikintu cya mbere apfa na Pastor Mutesi n'abantu singiye kuvuga ngo barakuranye singiye kuvuga ngo barakuranye ariko byibuze baraziranye iki kintu cyumve neza mu majwi yaherutse ubushize noneho byambabaje sha ya majwi ya Pastor Mutesi sa amajwi nk'atatu amaje kumvikana Pastor Mutesi atukana yego cya gihe yita ntuzi inzoka ngo amumenye umutwe yaje kwisobanura abeshya abantu ngo yabyitaga uwo muntu wamwandikiye izo message hanyuma ariko Kigali we nuvuga ngo yere kwisobanura nta udakoserega impamvu umuntu wese ukora arakosa buri yahore Pastor Mutesi si Imana sina marayika gukosa yakoze ijambo rimwe ryonyine bakunzi banje namwe mumbabarire byukuri ibi bintu ni atasobanura icyo byari bigamije njyewe nari ndimo ndegera mbwira pastor ibintu bitanshimishije mubwira Steven mubwira ibintu bitanshimishije kuri Asiya kuba anahemutse ariko ntago nari ngambiriye ko bizajya hanze ahubwo nanjye ukuntu byagiye hanze simbizi ariko Imana imbabarire namwe mugize ute mumbabarire Asiya nawe rero mbabarire nta ruhare mfite muri ziriya video uko wumvishe ijwi nkuvuga ryagiye hanze urumva ni nako ubonye izo video uri kubyumva ibyo bintu byari bihagije iminota 8 yonyine urumva iminota 8 yonyine yari ihagije akabwira abakunzi iminota 2 akabwira abakunzi akantu gatoya uzi ikintu twari kuba turi kuvuga mute ntago twari tuzi kuteye gutyo
ubaye intungane ku usabye imbabazi, Imana ikubabarire, usabye imbabazi ibiki, ariko kuza ushaka kwere weho ijwi ryawe rirahari, ikizibiti cya mbere cyawe kirahari, urimo uravuga amagambo kandi ari bukomeretse mugenzi wawe. Nyuma y'ayo magambo haje izindi voice, banza ubyumve neza. Nyuma y'izo voice haje video umuntu arimo amaso umuntu ibirenge. Urumva utari gatumwa kuri uwo mubyeyi. Ariko abantu benshi ko bavuze bati ware kwiye umugore w'abandi akigendera. Mutesi biti kuta no mu bintu yasobanuye ntiyasobanuye ku byariye amajwi, yaje yabesha reka uretse mubwire mwana, arabizi neza ko aba diaspora bagiye, arabizi neza ko acunze kuri 22 kugira ngo gira neza imuhembe, arayigurisha miliyoni 10 zagira neza. Ninde wazimuwaze amacano y'ibihumbi 100 bayagura miliyoni 1. Umuntu ufite icana y'ibihumbi 100 gushaka mu miliyoni 10. None afite icana y'ibihumbi 50 ashaka miliyoni 10. Are iri ikize. Ariko sha ubona impamvu yashyize igiciro kinini ari iyi, hoya nyine ni kwa kubeshya abantu, ni ukugira ngo we yisamye yasandaye, niyo yicecekera. Urumva kuko urumva Mutesi ni umukomba nkweto wa Sabe yari yamuvuyeho, aho ndashaka kuhagaruka. Urumva Mutesi Chita niwe wamwunamagaho, nawe yari yamukwebye. Mama Sharirene bicaranye mu kiganiro bakaganira, yari yamukwebye aramubwira ngo iyo passe nimba wabonaga ari nziza itarabose weho kuki utayitwaye. Akano mashene yishema nawe nawe uko se sawa. Reka da Ferdinand ntiyari ahari, arangije abona bagafaranga bose bari team imwe. Kubera iyihe mpamvu Sabatari kubibona, ubwo Pastor Mutesi yahuraga n'umuntu witwa Dogita Nsabe yarayakoze impanuka. Ndetse social media barabibika cyane kugira ngo bitaza kuba ibintu bikomeye. Jackie ejo yakoze impanuka, Uwiteka Imana cinga akaboko ngo yarapfuye sha, ariko yarapfuye amarabi. Ngo imodoka ngo yabuze feri, uri kumva atarabaye ikibazo. Umuhanda uva ku Gishushu umanuka gutya muri Feru. Buretse gatoya nje mbabwira ibintu ntimubyumve. Jackie akiva mu bukwe akigaragara nk'umukomba nkweto wa Pastor Mutesi, yarabunaze ku mpanuka, yarapfiriye mu nzira. Urumva si yarapfiriye mu nzira, kuramo kuteri. Icya kabiri nje mbibutse ibi, umuntu witwa Roki Kirabiranye niwe wenyine ubwo bahuraga nk'iyo groupe, niwe wirinze gusuhuza Pastor Mutesi akajya mukwepera kuri. Kabiri Sabu ubwo bavaga gutaha iyo nzu ari kumwe na Pastor Mutesi, nibwo twabonye arenga ibipangu. Reka mwibarize nibwo twabonye arenga ibipangu. Nuko ngo ushatse kuvuga ko Pastor Mutesi n'undi ni wateye umwakosa. Mwebwe nimuvuga umutera mwako muraba mutukanye, ahubwo hari umuntu ugira amaraso atari meza. Yaba ari ya myuka y'abarangi bamuvuzeho. Iyo myuka y'abarangi rero kubera ntababamo sinamenye iby'iyo myuka, ahubwo nk'uko bisanzwe nzi ko hari umuntu ugira amaraso akora ku rusenda rukuma. Umuntu kuva kuri babino kazana ngo Bibiliya byateje ikibazo hano mu batuye. Bibiliya sase hari n'abazinywesha itabi. None Juste hari naho bigera abantu bakazitekesha ibiryo babuzinywe. Okay, mu minsi yashize urebye ibiganiro byose byabaga, abantu benshi bazaga bakavuga nawe Pastor Mutesi ku rwego rutari rwiza pe. Noneho tuza uwo bita Jackie niwe muntu wenyine wamuvugaga neza. None muri iyi minsi wabonaga ko byari bimeze nabi, hari hakeneye nk'umuntu w'umuvugizi wiwe ari we Jackie. Yene nafite n'amakuru ko uyu munsi ashobora kuza gukora ikiganiro kiza kubisobanuraho, ariko aza kuba yahura na accident n'impanuka. Ubona ibyo bintu urabihuza ute no kuba yari kumukorera ubuvugizi akahita ahura n'impanuka? Mvuye kwa Pastor Mutesi navuze Pastor Mutesi, mwamubyibuka mvuga kuby'impeta y'ikinyoma. Reka duhere ruhande kuri buri muntu wagiye ujya kwa Pastor Mutesi. Buretse gatoya ngiye navuze Pastor Mutesi ku mpeta y'ikinyoma yasikamingaga abanyarwanda. Nari ncikiye amaguru kwa Kabuga, waba ubyibuka? Babaze CHK basanze mfite n'ikibazo, nagize ikibazo gikomeye uretse ko Imana nyine ikiza. Muribuka harya mutipe ujya ukora inkuru z'urupfu nindi utajya ugaragara akoresha amaudio Shadow 250. Yego
muri bukavuga ngo uyu mutipe yarakurikiye nyakwigendera Theogene ntago nari ipfuye ntimubyibuka bivaho mvuga ngo igitenge yampaye ni musazi waba ubyibuka nakoze impanuka ikomeye mubyibuke neza ndenze ruriba icyo gihe ze kera za kurwaza mu bitaro yego mwamubyibuka bwa Vitali rero ongeraho ngo uvuze ngo nta muceri yaguhaye imiceri yawe ntago ariyo wariye wakoze impanuka ufite inoti y'ibihumbi 500 muri envelope aha mfite inote y'ibihumbi 500 muri envelope asesekara mu muhanda umumotari ahita apfa ejo bundi wangu nta n'ukwezi kurashira mbere yuko njya hanze kuko haciye iminsi nk'itatu njya hanze sibyo ibyo nabihishe itangazamakuru ariko amagurupe nabagamo mpita mbasharinga izo mpanuka kugira ngo ntaza kugira ni ukuvuga ngo kuba Jackie yakora impanuka ntago ari igitangaza mwibuke ko buriya bukwe ba mama Sava baraguye habura upfa bagiye kwarurirwa ngo barogwa iki ko ari iyo mivuna muheto y'imikasiro n'imikoshi n'imyako hanyuma ubundi mu bukwe bw'umushumba bagwa reka twigarukiye kuri kano kantu yanyujijemo Pastor Claude urumva Ezekiel Rukundo nibishaka Theogene yaba ari iyihe mpamvu Mutesi agomba kurekera kubavuga mu kirwe kugira ngo atazicwa cyangwa iyi message ariko nabonye isa nka scam iyi message imaze igihe nkimara kumenya ko ni witondeye nimero n'ingande kandi Mutesi yabaye mu gihugu cya Uganda itonde gatoya icyambere waba wibuka ubwo Pastor Claude yoherezaga message azikari ko yaharusagara ariko yigira kwa Mutesi ibyo bintu waba ubyibuka ndabyibuka iyo nimero yoherezagaho Claude si yari yarusagara siko byavugwaga si Mutesi wayisubizaga none se gutatana kwiyandikira message njewe Pastor Mutesi ubwe hari ubwo nigeze kuvuga ngo izo meta z'ikinyoma uvuga sizo arangije afata agace ngo witwa Koromani nje sinanamuzi arangije aragaca arimo avuga ngo Mutesi ni ikindi kintu aranyohereza yanditseho n'amagambo ya danje ari we wabyeditingiye man arangije arambwira ngo dore ibintu uri gutuma muri Amerika bamvuga muri Canada bamvuga muri Australia ngo nyamaze juste ngo witonde bwacye umuntu amamagara arambwira ngo nintareka Pastor Mutesi aranyica mbana muri Hericode urabizi ko kiriya gihe Hericode yari irenze kuri njyewe wari ufite agafurashi ntago wanyinisha nje mita muri potinga ariko ibyo bintu bamuzana nibiki urituriza ribirambwira uti genda wiryamire wisinzirire uri mu gihugu gifite umutekano ubu se sindyama nkaryama nkasinzira neza ariko abantu bagiye bemera ko u Rwanda rufite umutekano ubundi nutemera kuri kwavu rya basi nagaskoro uzi kwiruka umuntu avuga ibyo ashaka wangu umuntu avuga ibyo ashaka rero ziriya message Pastor Mutesi yerekanye yanasomye biranashoboka ko umuntu yanabyitirira ibyo bintu kuko ngo Bosco Epa yavuze ko uwo muntu bajya bavugana video call ibyo ngibyo twe ntibidushinzwe abantu hano kuri social media birabamarira iki ahubwo ko bashaka gusebya igihugu nafate Bosco Epa yamujyane muri RIB asobanura uwo muntu bavugana bafata iyo nimero bakora akazi babareke bakora akazi kabo nta ubwiriza RIB ikikora RIB ikikora ibikiza kandi nimba wayigejejeho ikirego n'umuntu ugutera ubwoba urategereza aba bari mu kazi ibintu byo guhungabana niyo mpamvu nkubwira ngo Pastor Mutesi yabonye abantu bose bamushizeho yego ku icyo yakoze ntiyemera gucyaho ariko ijambo ni rimwe rinanira abantu bose nimbabarira kandi twese twamupfukamye imbere atari n'Imana ariko turagenda turapfukama kuko yari umushumba turavuga ngo utubabare ku makosa twagukoze we yasabye imbabazi ku makosa yakoze bitwaye arasaba imbabazi ndetse kagomba kuza kwirerutsa akavuga ko ibintu yakoze nta kosa niyo mpamvu rero bizamugora ubundi igihe cyose utaramenya nawe intege nke zawe uhora utsindwa buri kanya yego rero abanza rebe nje namuhaye urutonde mu rutonde aba bantu bataraviwe bari bimereye mu mahoro ariko ubwo tumaje kuviwe ibintu birarangira ubukene buradufata imyaka iradukasiriza ibiki byose niyo yaba atari umutera mwako shitani yaba yaramushyizeho icyasha akwiriye gusenga icyo cyasha kikamuvaho cyangwa icyangiro yaba afite n'icyangiro bamuroze kuko abantu bose bahuye nawe bagiye bahura n'amaritije akomeye urumva kandi ibintu byagiye binabakomerana rero ni ukuvuga ngo nimba we nafata ibihasenge Imana
ibyo yabwirije abandi nafata igihe nawe ajye ku mavi asenge kuko natajya ku mavi biramukomerana kandi biramururana ni ukuvuga ngo rero namenye ngo ubundi ndi kurwana nande abashe kumenya nimba ari shitani uri kumurwanya, nimba ari abantu bamugiriye amashyari bamuhagurukiye, nimba ari n'Imana igiye kumutamaza. Nta kindi ariko kiri bukuru byose ni ugusenga, kwitwaza aba Koroda, akitwaza aba Ezekiyeli, akitwaza aba nibishaka, akitwaza abandi, nta kibyo bivuze. Igifite agaciro ikosa bamurega abantu ni ibitutsi yatutse Asiya, ni ibitutsi yatutse n'undi mugore wavugwagamo tutazi. Yego, ko ari amavoice arimwe abantu babiri, arimwe abantu babiri. Hari ibyo kuvuga Asiya ngo ni ikirara, hari n'undi yavuze ngo ni ingegera. Urumva ibyo byose ngo abagore ngo nagize agahinda. Ugira agahinda umutungo utari uwawe, ugira agahinda ni konti yagira neza bajyaga kugira agahinda. Uriya mugabo barabana byibuze ngo ugira agahinda, uragirira impuhwe amafaranga ya Feredina wamufashije kuyakorera, ahubwo aragira agahinda amafaranga ya Steven mufashije kuyakorera. Uragira agahinda amafaranga ya Steven nako niwe naringiye kuvuga, wamufashije kuyakorera. Ajya gukina green card waramufashije, wamuhaye tike yambutsa abana ko n'uwayimuhaye atarishyura, ataramwishyura. Yes, ahubwo Feredina yishyura ideni arimwo Bishop nari muvuze. Feredina yishyura ideni umenye ko mbizi cya Steven. Steven ma aso Feredina jate nuko buri agiye kuva muri rugo. Juste ngo Steven ngakora iki? Steven ni yishyura ideni byandeze bya Bishop ntuzi. Bishop nde amuretse arakantu ngo Feredina agiye kuva muri rugo. Abantu benshi bakomeje kuvuga ngo Feredina uru rugo araruvamo dore ko ngo kwabo kikurangiye. Ariko Feredina nose ko Mutesi atarusha amafuti Feredina. Ariko uzi nyuma y'ibi bihe tugiye kwinjiramo, mwebwe muzi nta kintu murabona, na makinamico gusa. Abana b'abahunga hanze bafite amavideo, abana b'abahunga hanze hari abana bagiye babyarwa. Ako ngo ari ngo nakafoto ngo na video ngo bya Mutesi ngo yicaranye igicupa ngo cyorwa ngo gikomeye cyane. Kunywa inzoga se kumushumba ni ikibazo, ibyo ntacyo bitwaye. Cyakagotomera agashira icyakada. Juste bwanywa inzoga. Jewe ntago mu bintu nakijijwe inzoga zirimo. Nuko kuva navuka narayinywa kandi ariko numva meze ntazanayinywa nyine. Ntago mu byo nakijijwe nge birimo, nge nakijijwe gusambana. Akijijwe gusambana. Warasambaraga? Wari nka Mutesi? Hoya. Mutesi rega ntago ari umusambanyi. Ni iki? Mutesi nuko yashatse gukira atakoze. Kabantu benshi bavuga ati buriya Mutesi impamvu ashaka abagabo bagiye batandukanye nuko umugabo mwatamuhaza. Hoya, ntago ari icyo. Mutesi yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye. Ubuzima yabagamo mu miduha ntawe utabuzi. Noneho kuza uhita wicara kuri platform iremereye. Ibi bintu nabyo biragorana nkubwire hori. Ngo biranagagaza sha. Urumva? Njyewe nabaye umusitari ntafite n'inkweto. Urumva? Abantu bakambona kuri kamera ariko ntafite n'ibiryo. Yego. Urumva icyo kintu? Kandi abantu bakajya bavuga uti komerezaho. Hari ubwo ugira izina rirenze ubushobozi bwawe. Yego. Ibuka nka hantu urumva? Ibuka nka hantu nari higi nihisha. Nta gindi mpamvu ituma ndirya nitsimba. Hari ahantu twagiye umuntu baravuze ngo nimwirirwa muvuga kuri Mutesi shango we na Ezekiyeli Juste ngo ndababonye. Yego, urumva? Izi social media ni ikintu kiremereye ariko abantu batari bamenye. Niyo mpamvu dukwiye kwigengesera nyine abantu bazijyaho. Cyane hari umuntu waza kuri social media akanakosa ntibamumenye. Ariko Korode hari ahantu yajya ntibamumenye. Biragoranye. Ongeraho Juste ari ahantu yajya ntibamumenye. Ndagenda nagera Kenya nkasanga baranzi, nagera Tanzania nkasanga baranzi, Uganda horeka bagenda bakubita amahone. None ni gute ushobora kuvuga ngo ni gute ntazigengesera? Urumva? Ushobora gukatana rero ahantu umuntu. Yego. Ugasanga aho ujyanye uwo muntu, urumva? Ugasanga nyiraho hantu n'umufana wawe. Yego. Mutesi agira gutya basohoye ifoto yo mu bukwe bwe ashyiraho n'ifoto ya Siya. Cyatashyize ifoto yiwe ye mu kiganiro gashyira ifoto ya Siya, akayikora ifoto zo mu bukwe. Twe tuvuge ku bukwe bwe. Yararimo abwira Siya ngo vuga make nubwo bakuriho. Nge narangije kwambara agatimba. Weho ntuzanakambara. Burya nicyo yamubwiraga. Cyangwa yamubwira ngo nawe azasenye yongere yambara agatimba, yongera asenye ashaka umugabo asenye nawe agiye. Rekada yamubwira guti vuga make nge mfite umugabo.
rero Pastor Mutesi yari kubeshya abantu gira neza yatwaye ikisi ninde ugufitiye ishyari ryagira neza cyo koze nge nari kugirira kuko ufite sabu nyinshi ntafite hari ukurebwa nge ntanarebwa ariko se Korode ni munganya sabu nibishaka niweho waje hano uravuga ngo niwe muhanuzi wemera ngo niwe muhanuzi ibyo wemera reka biguhagame reka nibimuhagame ninde wakurakaje uwitwa Zekiyeli yaje iwawe ugira gute Imana ngiye buranja mfata imyanzuro buranja gufata umwanzuro wo kuburoka Pastor Mutesi hari ibyo naye nabonye